Mu mwaka wa 2030 nejo bundi ahangaha harabura byibuze imyaka 5 gusa ngo tube tugezeyo. AI cyangwa se Artificial Intelligence irayimaze kwigarura isoko ry'umurimo, haba muri Canada, Amerika, Uburayi bwose, Aziya ndetse na Afrika idasigaye. Ese ntabwo ujya wibaza niba akazi ukora ubu ngubu utazasimburwa n'imashini zigasigara zikikorera? Buri munsi uko bwije n'uko bukeye hari abakozi benshi kandi b'abahanga mu byo bakora bagenda batakaza akazi kabo kubera Artificial Intelligence. Tutitaye ahantu herereye cyangwa se icyo uri gukora ubu ngubu, waba uri umucuruzi, waba uri umu HR w'ikigo runaka, waba uri umushoferi, umwarimu, niba ukora muri warehouse, uri umunyamakuru, umwanditsi cyangwa ukaba ukora ibikoresho bya electronic, uri umu IT, ngwino nkwereke uko warokora akazi kawe niba ugakunda. AI mwese mumaje kumenya icyo ishatse kuvuga. Ubundi ni nk'ubwenge bw'ubukorano. Ni ubwenge imashini itozwa kugira ngo wenda ishobore kuba yakora ibintu n'ubundi abantu basanzwe bakora. Urugero nk'ibindi gukora nko kuvuga, kwandika, gusesengura ndetse no gufata ibyemezo. Urugero nabona hafi rwa AI iri hit cyane muri iyi minsi iri gukoreshwa ni ChatGPT. ChatGPT mushobora kuganira, ukayibaza ikibazo ikagusubiza. Nayo ni AI. Ishobora gukora interview, ishobora gusobanura amateka, ishobora kwandika amabaruwa ndetse n'ibindi byinshi. Muri ino minsi abantu benshi bari kwikoresha muri telefone, ariko AI zikoreshwa ahantu henshi hatandukanye, muri computer, laptop, mashini za bank nk'ama ATM, mu bigo binini ku isi nabo bakoresha AI. Urugero nka Google, Amazon, Meta, Alibaba. Mu Rwanda nka Rwandeya bakoresha AI, Bralirwa, RSSB, MTN ndetse n'izindi. Muri ibi bihe turimo, AI iri ku muvuduko ukomeye cyane kurusha mbere hose ugereranije n'igihe cyashize mu gusimbura abantu mu mirimo yabo. Urugero nabaha ni nk'urugero rw'abakozi mu mabanki. Ubu machine ziri gukora ibintu byinshi hafi ya byose, harimo nko kwakira amafaranga, kugarurira abakiriya n'izindi serivisi zakoreshwaga muri banki. Abashoferi, hari amamodoka ari gusohoka ku bwinshi yitwara adakeneye umuyobozi, driver. Abanditsi b'amakuru, hari AI ubu ngubu ziri kwandika inkuru wandikaga nko mu gihe cy'isaha, yo ikaba yandika mu masegonda. Abacuruzi, hari robo ziri kuvugana n'abakiriya kuri WhatsApp, ziri gusubiza automatic reply kuri email, iziri gusubiza abantu ku ma call center, ku ma Facebook n'ahandi. Muri iyo mirimo mvuze hejuru ni myinshi kandi ntago ariko yose nabashije kuyirondora. Ese niba AI ziri gukora ibintu byinshi kuri icyo kigero cyo hejuru, twebwe abantu bizatugendekera gute? Ushobora kumva izi nkuru nk'izi bitewe n'akazi ukora bikaba byagutera ubwoba. Ese ninde ukwiriye kugira ubwoba? Ku muntu uzi gukora akazi kamwe gusa, aho ngaho ho birakomeye cyane. Umuntu udakoresha ikoranabuhanga, umuntu utazi kwigira ku ikoranabuhanga rishya ngo ajyane n'ibigezweho, aba ari update, ndetse n'abantu banga impinduka, abo bantu bakwiriye kugira ubwoba kuko AI yabaziye. Ariko kuri wowe uri gukurikirana kino kiganiro, niba uri umuntu uzi guhanga udushya, ugira amatsiko, ukunda kwiga, ugira creativity, AI ntago ari ikibazo, ahubwo kuri wowe ni amahirwe menshi cyane. Impamvu mvuze gutya nuko AI nubwo ikora ibintu bihambaye, ikora ibintu byinshi mu gihe gito kurusha uko abantu babikoraga, hari akazi AI itazigera isimbura. Muri utwo tuzi AI itazigera isimbura, hari nk'utuzi muzi tuba dukeneye kugaragaza ubugwaneza ndetse n'ubumuntu. Kuvura abantu, kwigisha abana bato ndetse no kwita ku barwayi. Biragoye cyane ko AI izabikora nk'uko abantu babikora. Hari n'utundi tuzi twinshi, urugero nk'utuzi
tujyanye n'ubuhanzi burimo ubwenge n'ubuhanga, gukora filime, gutunganya amajwi n'amashusho, gushushanya, gucreating inkuru runaka, akazi gashingiye ku kuganira no gutanga icyizere, storytelling, leadership, coaching, motivation, utuzi twinshi AI ntabwo iteze kudusimbura. Niyo mpamvu nkubwira nti aho kugira ngo ugire ubwoba bw'uko AI ije gutwara akazi kawe, ahubwo gira icyo ukora, utinyuke, umenye kuyikoresha, ujyane n'igihe. Kuri YouTube haba hari tutorials atandukanye, umenye uburyo wakoresha Canva, Filmora, CapCut ndetse na za ChatGPT n'izindi AI ziri kugenda zivuka umunsi ku munsi. Ikindi wakora ni ukwicara ugatekereza, ukareba skills AI idashobora kwigana bitewe na location uherereyemo. Zirahari nyinshi, urugero nka creativity, empathy, leadership, public speaking n'izindi nawe ubwawe ushobora kwitekerereza ukazishyiramo imbaraga ukaziga. Nanone mu gutegura ejo hazaza hawe heza, shaka igihe cyo kwiga byibuze buri cyumweru. Mu kazi ukora ushaka ukuntu wagahuza na artificial intelligence bitewe n'ahantu isi igeze. Internet yawe ikoreshe neza, uri kongera ubumenyi. Umunyamakenga cyangwa se umunyabwenge ni wa muntu uri active, udatinya kujyana n'ibihe. Mwese mbifuriza ko mwagira amahitamo meza, maze future yacu ikazaba iri bright. Ese uracyafitiye ubwoba n'impungenge artificial intelligence? Wumva akazi kawe kazayirokoka? Siga igitekerezo cyawe muri comment.